birashoboka ko wagira ubumenyi gusa nta bwenge. Ukurikije ikiganiro twagiranye. Yego ni umunyabwenge uba ufite karemano, yego, ariko utagira icyo amenya. Niyo definisiyo watanga. Abantu bazadufashe muri comment dogiti. Umuswa ni umunyabwenge de nature, karemano, ariko ugereyo mwarimu akavuga ntagire ikinjira. Uhoraho Nyagasani Imana nabane namwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mwebwe mukurikirana Mpumuriza GB Ministries, turi kuri kamera, turi kumwe na Dr. Pasteur. Muraho neza mushumba? Mwiriwe se. Amahoro y'Imana. Amahoro namwe. Tunejejwe no kukwakira kuri Mpumuriza, kandi tunagushimira ko uwemera ko abantu b'Imana bakunguka kumenya, gusobanukirwa, bakamenya ibihishwe biturutse mu muhati wanyu mwiza cyane tubakesha hano kuri Mpumuriza GB Ministries. Nanone tuje kuri kamera tukwakira, gusuhuza abantu badukurikiye. Numara kubasuhuza usenge dutangire mu izina rya Yesu. Mana, turagushimiye ko wabanye natwe muri uru rugendo rwo kugera hano. Ndagusabye ngo uduhe ubwenge tugukorere umurimo neza nk'uko ubishaka, kandi abantu bateze amatwi nabo bunguke byinshi byo kumenya, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Nongeye kubasuhuza nanjye bene data nk'uko wabinsabye. Ni Pasteur Dr. Michel Zigirinshuti. Imana baduhera umugisha. Amen. Mushumba, ejo bundi twaganiriye ikiganiro, mbona reaction nziza. Nanjye ngira ikibazo, ndavuga ngo iki kiganiro ntago gisa nkaho kitarangiye umugani. Ko nabonye nkurikije amatsiko, nabonye ko nakubaza ku kibazo kigira giti birashoboka ko wagira ubumenyi gusa nta bwenge. Ukurikije ikiganiro twagiranye. Yego. Birashoboka ukagira ubumenyi. Gusa bwaba buke. Ubumenyi bwaba buke kandi bwakwangirika. Hakwangirika umuntu. Mu by'ukuri ugiye kureba wasanga ubwenge burinda ubumenyi. Ubwenge ubwo bwabyo burinda ubumenyi. Ariko ubumenyi ntibwarinda ubwenge. Okay. Sibyo? Fata Bibiliya nkwerekeye amagambo usoma. Umubwiriza. Yego, Umubwiriza igice cya 10 umurongo wa mbere gusa. Haranditswe ngo umutwe uravuga ngo ubwenge n'ubupfu uko bimeze. Yego. Isazi zipfuye zituma amadahano yoshejwe nabosa anuka nabi. Ayiwe, ni nako ubupfapfa buke bwonona ubwenge n'icyubahiro. Urabaje uti ariko mu by'ukuri si umuntu yagira ubumenyi nta bwenge, adafite ubwenge? Yego. Nkuko twabibonye, umuntu wese utari debile ntabe maradona. Donc umuntu afite icyo abuze mu mutwe. Yego. Wuzuye wese. Yego. Aba afite iki? Ubwenge. Yego. None icyo abantu bajya gushaka ni iki? Ni ukumenya. Yego. Niko twabibonye mu kiganiro cyacu. Yego. None rero uyu nguyu nawe igihe cyaragize nyine bamujyana ku ishuri ajya kumenya. Cyangwa se ntigiye no ku ishuri yatangiye kwiyadabata ku bintu runaka kugira ngo agire ibyo amenya. Yego. Ariko abura ubwenge, kandi ubwenge nibwo bucunga, nibwo bujera, nibwo bubeshaho, nibwo butunga kumenya, ubumenyi. Niyo mpamvu ijambo mvise rivuze ngo kuko mavuta yoshejwe na bosa. Isazi zipfuye zituma amadahano yoshejwe na bosa anuka nabi. Ariko bosa nukosa kuyaza gucamuza watega amavuta. Kosa amavuta. Uko isazi zipfuye hagwa mwimwe hagwemo ebyiri, utayikuramo ejo hagwa mwene zikaba 3 n'ibinyenzi. Na twa dusimba two ku matara bigwamo, utatokura utavanamo.
uko isazi zipfuye rero zatuma ayo madahano yari yashijwe na bose ahindura impumuro akanuka nabi, niko ubupfapfa buke bushobora konona ubwenge n'icyubahiro. Okay. Akora kumvise. Ntangiye kubyumva none. Ni ukuvuga ko rero umuntu ufite ubumenyi ariko ntagire ubwenge bwo kubucunga. Yego. Bwa bumenyi bwatakara. Icyo bisobanuye. Yego. Katwege dufate n'ijambo ry'Imana, ariko hepfo yaho gatoya harava ngo umutima w'umunyabwenge uri iburyo bwe, ariko umutima w'umupfapfa uri ibumoso bwe. Bivuze ngo ariko kandi iyo umupfapfa ari mu nzira, yego, ubwenge buramucika. Umuntu ubonye ubwenge, umuntu abonye wese akamwita umupfu. Ayiwe. Muri make bungu ijambo riri mu kuzanga, umuntu abonye wese akamwita umupfu. Niko umupfapfa amera. Buri muri make mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ubupfapfa, ijambo ubupfapfa ryaje. Ubupfapfa aho kugira ngo twongereho ubuhanga, yego, reka twongeyeho ubupfapfa abantu babyumve. Ariko ubupfapfa buriya, yego, ubupfapfa n'umuntu ufite ubuhanga yakora iby'ubupfapfa, ugasanga ubuhanga bwe bugiye butaye agaciro. Ari wa wundi ntuza Salomo yabonye. Bikaba ubusa. Okay. Ubupfapfa reka dufate ingero nk'abantu, ingero z'ubupfapfa. Yego. Yego. Ni ryari umuntu yavuga ngo uriya mudamu ni umupfapfa? Yego. Uriya mugore ni umupfapfa. Hazi kwifata mu magambo. Araganira cyane. Yego. Akibagirwa isaha yo gutaha. Akibagirwa ko yonsa umwana. Yego. Donc ni umupfapfa. Niyo ageze mu rugo rero, yego, akigera mu rugo, yego, ahugira muri telefone, yego, ni umupfapfa rero. Yego. Kandi abonye umushyitsi, yego, ntazi kumuhitira ngo avuge ati hute taha, dore burije, muri ko ntigurira abana bakarabye. Umupfapfa. Okay. Uriya mugabo se we, nawe yaba umupfapfa. Wese mbwira nawe umuntu uva ku kazi, yego, aho aciye ku kabari, atangira agira ati ndanywa rimwe. Yego. Mu kanya kabanyoye ikaziye. Ni umupfapfa rero uyu. Akanahamagara n'abandi atari kushamuze mbaguri. Aka telefone ninde wakabura. Wibutse ko afite ubwenge, yaranize, aramenya, agira n'ubuhanga kuko yaratsindaga imibare. Yego. Niyo mateka yasize ku bigo byose. Yatsindaga iki? Imibare. Ariko ibaze kuba waratsindaga imibare, ugatsindwa n'iyo mu ikofi yawe. Nanga ese wari ujyanye ibihumbi 2,000, ariko birangiye unywereye 20. Yego. Urumva se uyu muntu ubuhanga yarafite ngo ni ngubwo ubupfapfa rero. Fata video wumve. Yego. Yobu igice cya 5 umurongo wa 2. Yego. Umurongo wa 2 haranditswe kuko umujinya wica umupfapfa kandi ishyari ryica ubuza ubwenge. Umujinya wica umuki? Umupfapfa. Nayo ishyari rikica ubuza ubwenge. Uze nagumva. Bivuga ngo umujinya, urumva impamvu wica umupfapfa, yego, ntabwo umupfapfa azi kujera amareaction ye. Ibyo yamubwiye byose bikoma ku mutima, biraza ngo pa ku mutima ibyo yamubwiye byose. Yego. Urumva umujinya wica umupfapfa. Yego. None wakoze kuki se ishyari rigica umunyabwenge? Ngira ngo ishyari jalousie. Yego. Ni ukutishimira uko abandi bameze, n'intambwe bateye. Yego. Rero iyo umunyabwenge, yego, umenye kuvuga uti hariya bageze nanjye nzahagera. Yego. Bien sûr ukagaruka ku Uwiteka Imana ibagejeje aho, uti Imana nubaho ugeze ndabigushimira. Hariya nanjye uzagira ute? Uzahageza. Yego. Ubwo ni ubwenge. Nujya mu migani 15 hasi twumve. Imigani 15. Umurongo wa 21. Yego. Umurongo wa 21. Yego. Harimo amagambo yanditswe avuga ngo ubupfapfa bunezeza ubuza ubwenge. Yego. Ariko umuntu witonda yibonereza inzira itunganye. Urakoze cyane. Ubupfapfa bunezeza umuntu ubuze iki? Ubwenge. Urumva ko turacyari hahantu, yego, kuko ubupfapfa bwangiza, yego, ubwenge na bwa bumenyi. Yego. Rero ubupfapfa bunezeza umuntu ubuze ubwenge. Yego. Ariko umuntu witonda, ugomba kwitonda
kugiye kuba le contraire y'iki y'ubupfapfa. Kuriya kwitonda ubona hariya être gentil, yego, kwitonda ni ukumenya guceceka mu gihe cyo kuvuga, ntugire bwa bupfapfa ntuhuragura amagambo, ni ukumenya gupanga ikintu cyose mu gihe cyacyo. Okay, ukavuga ngo aha ndahavugira iki. Yego. Ese ibi biryo nubwo nshonje birya. Umva kandi ko mbyutse nkaba ngiye mu bintu birindwi mfite mu munsi mbanza iki, bikakurinda ya stress, his excellence. Ya indi yo mwara cyakiganiro mbanza iki. Yego, wabyusa aho ngaho. Yego. Ibi byose ni iki? Ni ubwenge, ni ukwitonda gufasha umunyabwenge kurangiza ibyo agomba gukora byose. Yego. Ariko wahubutse agakoresha ubupfapfa, yakoze ibyo abonye byose, anyura habonye hose, ahagarara n'uwo bahuye wese, gahunda zipfira mu guhagarara ahantu atateguye. Bivuga ngo umuntu ashobora guhaguruka akava mu rugo akajya gushaka ubumenyi, ari umupfapfa, ndetse agakora iby'ubupfapfa, kandi icyo gihe ubumenyi agiye gushaka arabubona, ariko bukangizwa n'iki? N'ubupfapfa. Niko twabibonye burangirika. Niyo mpamvu tujya kubona tukabona hari abantu bakoze iby'ubupfapfa, leta ikajya kubabika, ikajya kubabacumbikiye mageragere, bikarangira diplome zabo zirangira, bakamukatira akazayirangizayo. Imigani 17. Imigani 17. Uretse usanga bihura neza n'ibyo wari uvuze. Umurongo wa 18. Wa 18 haranditswe ngo umuntu ubuze ubwenge arahirira ubwishingire, arahirira ubwishingire, akishingira undi imbere y'umuturanyi we. Urumva utabaza ubwenge se? Ndakwishingiye. Yego. Fata amafaranga muri beka, fata amafaranga muri banki y'abaturage. Yego. Ingwate nigena urugo rwanjye. Umugore ntabyo azi, abana ntabyo bazi. N'uyu wishingiye ubwe ntuzi umwifato we namara kubona inguzanyo, kuko ikigerageza umukirisitu nibyo agize vuba mu biganza bye. Yego. Wabyumvise? Tugana ku musozo muri Yakobo igice cya mbere. Yakobo igice cya mbere, umurongo wa 5. Haranditswe ngo ariko niba hari umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana, itishama, kandi azabuhabwa. Ariko niba hari umuntu ubuze ubwenge agira ate? Abusaba Imana. Urumva uyu muntu si debile, kuko debile ntabwo wamubwira ngo ujye gusenga asaba ubwenge. Ariko niba hariho umuntu ubuze ubwenge, donc asanga ari afite ubwenge muri we, ariko hari ibintu yahuye nabyo abiburamo iki? Abiburamo ubwenge. Yego. Yumva akeneye ko Imana yamugiramo inama ngo nabusaba Imana kandi izabumuha. Yego. Iyo Mana itanga itimana kandi itishama. Reka dusoze mu Migani 24. Imigani ibice 24 umurongo wa 30. Imigani igitabo cy'Imigani ibice 24 umurongo wa 30 n'uwa 31 turajya ku 34. Nanyuze ku murima w'umunyabute, yego, no ku ruzabibu rw'umuntu ubuze ubwenge. Yanyuze he na he? Ku murima w'umuntu ufite ubute, umunyabute munebwe, n'umuntu wabuze ubwenge. Ariko ku kike? Ku ruzabibu rwe. Yego. Ku rutoki rwe cyangwa se uruzabibu. Ni urutoki nyine. Zabibu se burya ni urutoki. Ngaho. Kameze n'urutoki yesa gatanu uzabireba. Komeza nasanze hose. Kaze. Nuko ndebye ngitegereje neza. Oya sha. Ugiye se. Nasanze hose ari amahwa. Yego. Hose ifurwe yarazimagije. Kandi uruzitiro rwaho rw'amabuye rwarasenyutse. Umwumve. Nuko ndebye ngitegereje neza. Ngitegereza neza. Yego. Mbibonye
mbikuramo gusobanukirwa. Komeza nshuti ya Kristo, komeza. Haleluya. Uti henga nsinzire gato nihweture, henga nsinzire gato, nihweture kanzinya kandi nipfunyapfunye nsinzire. Ayiwe 34. uko niko ubukene buzagufata nk'umwambuzi n'ubutindi bukagutera nk'ingabo. Mu by'ukuri ikintu nshaka ahangaha ni iki? Yego. Kandi kubera iki ikintu nshaka ahangaha ni iki? Yego. Uyu ni Salomo. Yego. Mwanditsi w'imigani. Yego. Yarimo agenda anyura ku murima w'umunyabute. Yego. Uyu murima w'umunyabute niwo waje kugira gute guhinduka amahwa. Uruzitiro rwawo rw'amabuye rurasenyuka. Ni ukuvuga ngo ushatse kwinjira ngo yicira agatoki aragahitana kubera ko hatazitiye. Yego. Noneho nanyuze no ku ruzabibu rw'umuntu ubuze ubwenge, ngo n'urutoki rwe. Nsanga ni kwa kundi ingunzu zarugiyemo ziranyukanyuka, igihe cyose baza kucyitwarira kuko nta hantu na hamwe hatari inzira y'abajura. Ibi byatewe n'iki rero? Buriya bute, yego buriya bute iyo aza kuba umuntu ugira ubwenge, buriya ubwenge bwarwanya ubute. Kubera iki? Ntabwo umuntu ufite ubwenge yabona urutoki rwangirika ngo bure kuzitira. Ariko ikibazo yagize ubwenge agira ubute. Kondi kumva ubutaraburyamana rero, kondi kumva nkurikije ubwenge araburyamisha. Yego. Kondi kumva nkurikije ibyo nakubajije. Uyu muntu ufite ubumenyi ariko ntagire ubwenge ahwanye n'umuswa. Ariko umuswa, umuswa ujijutse, uwo baswa umuswa ujijutse. Mushumba ngewe hari abantu nkurikije ijambo ry'Imana riri kudufasha gusobanukirwa, bakurikiza n'abantu tugenda duhura nabo. Hari ukuntu ubona umuntu yagiye mu ishuri ariko ni umuswa. Ni umuswa kuko ibyo akubwira bitandukanye n'uwo ari we. Hanyuma se umuswa n'injiji? Kuba injiji nta naho uba waragiye rero, ahubwo na bwa bwenge wavukanye karemano uraburyamisha nabwo buka. Wowe ni bivuga ngo umuswa ni umunyabwenge uba ufite karemano ariko utagira icyo amenya. Niyo definisiyo watanga. Abantu bazadufashe muri comment dogiti. Umuswa ni umunyabwenge de nature karemano ariko ugereyo mwarimu akavuga ntagire ikinjira. None umuswa. Niba ari gutyo, niba wari umuswa, none uyu muntu we ufite artificial bwa bwenge buhangana ubwo yakuye kuri profeseri, dogiteri, lisansiye, aho hantu hose yagiye. Aho rero nibwo uzumva nigeze mbyumva na ndibwira ko ari nka minisiteri hari yenda y'umurimo. Yego. Yagiye igira akantu ndakita nka document, ndakita nk'ihame babwiye abana b'abanyeshuri. Yego. Ntugajye kwiga ngo uzabone akazi, ahubwo jya wiga ngo umenye. Ubwo uko kumenya uko kwiga kukumariye iki? Ntukajye abaprofeseri bose bagutambutsa imbere, matiri zose baguhaye. Yego. Nizikugirira umumaro. Wabyumvise? Uwuhe mumaro? Bye gupfira ubusa. Byo gupfira ubusa kandi wibizana nk'ibigira ngo uzakoreshe mu kazi. Kubera iki? Ushaka kujya mu kazi, wabyumvise? Ukananirwa gukora ibyo wize, utarize ibyo wize yaza akabikora. None ubwo iryo ryiga ryaba rimariye iki umwana? Umuntu wiga, sibyo? Niba nshobora kujya kwiga utarize ibyo nize akabibyaza umusaruro ntabyo yize, ubwo bimaze iki kujya gushaka ubwo ku ruhande ushaka? Uyu munsi none nta bantu uzi,
nta bantu uzi yego, bakoresha bize, ahubwo abakire ba mbere babayeho si na bakoresha benshi, bize. bose abakire nta n'ishuri Uzi ikintu bivuga? oya ntabwo mbizi. Biravuga ko uriya muntu w'umukire, Yego. yego, akavuga ngo Imana yafashe ibintu byose byagatunzwe n'umuntu wize, Yego. Imana irabimuha kandi atize. None bakeneye gusa umuhanga wabyize, Yego. wo kwimanaginga, wabyize. Akeneye umuntu wo kwimanaginga werekana iki? Document présente, mbifitemo impamyabushobozi y'ikirenga. Nibyo koko watangiye umushinga, yego, ariko hari akantu utamenya kubera ko kutabyize si byawe, ntabwo wabihuguye. niyo mpamvu uzabona hari umuntu wicara rwose agatekereza ibintu ariko akagira ikibazo cy'iki cyo kubifinyura, cyo kubyina. Ngiye kuguha urugero, wenda tugana ku musozo ahari. Waba uzi impamvu Matayo aza mu mwanya wa mbere mu butumwa bune? Oya nta Buriya Matayo siwe mwanditsi wa mbere. Parmi les 4 évangélistes, ubutumwa bune, Matayo siwe wa mbere. Umwanditsi wa mbere ni Mariko. Burya Mariko. Ariko Mariko ntiyize. Tumubabarire. Tumubabarire, ntabwo yize. Donc amateka yatumye atiga. Yego. Ariko nubwo atize yabanye na Yesu. Utwo tuntu yabonye kuri Yesu yaraduterateranya, aratwegeranya, atazi no kwandika vuba, atazi no kwandikisha amashine, atubyaza ibice 16. Uramurikiye? Yego. Hakumanukira ikimene Matayo, kivuye ahantu gukora maîtrise ahantu, ikoresha wikoro. Yego. Ubwo yari dogiteri. Kiba kirari kimukoraho iki? Ubushakashatsi, kibikora kuri nde? Kuri Yesu. Yego. Are kiba kiramumanutse généalogie Yesu wo kwa runaka no kwa runaka no kwa runaka no kwa runaka, y'amasekuruza, kirarangije kiramuvuze kwa Elizabeth kirabavuze, kirukanse kimuci, kivuza imigani yose yaciye, kirukanse kivuza aho yanyuze hose. Mu buhanga bwe abonamo ibice 12. Ibice 12. Ahita byongera kubya Mariko 28. Gorata. Kandi burya ngewe niga, Yego, nize ko kizira gufata igitabo cy'umuntu ukakikora kopi. Niyo ubikoze ugomba gushyiramo hasi iki? Reference yaho ibyo bintu ibi nabikuye kwa John Mark, ibintu bivanye ahangaha kwa Wycliffe, nabivanye kuri uyu, kugira ngo ugaragaze ko wabisomye. Icyo gihe uri muheshe iki? Agaciro namuheshe no kuba icyo gitabo koko cyasomwa kugira ngo bamenye ibyo utashize mu byo yari yanditse. Yego. Nubyo neza. Matayo bigize ibice 20 bingahe? 8. Aha rero ndimo mvuga cyane ukuntu umuntu utarize ariko w'umunyabwenge karemano, yego, ashobora kudevelopa ibintu bikagira umumaro. Hanyuma ugasanga wenda uwize araje abishyiremo analyse grammaticale, abishyizemo ibintu bya conjugaison, abishyizemo ikintu ya data we, abishyizemo ubuhanga bimanutse, abishyize ahantu ku rutonda rya azi no kubyenimera. A na B na C. Urabyumva? Ati mu gitondo abakiriya mwavanga ibyo kurya mutandukanye, ibyo kurya bya mu gitondo bya saa sita, nimugoroba abantu babakiza gutya, buryo bwije abantu babakeneye ibi. Ubucuruzi continue niza n'ibintu bidibi, ujye mwanza mudedo wa nibi uko bipfira muri gasutamo. Uyu muntu noneho rero we afite ubwenge karemano, akongeraho n'ubumenyi, none azanye ubuhanga muri business. Uwo ni ikimene nyine cyo hejuru. Hanyuma yenda twenda kugera ku musozo, ariko reka gato nkwereke cyane. Yego. Ngakuye kuki ukantu ugeze kuvuga kubuswa. Yego. Kubuswa. Soma imigani karindwi wumve. Imigani 7. Umurongo wa 6 wumve. Yego. Imigani 7 umurongo wa 6. Nari mpagaze ku tubambano twidirisha ry'inzu yanjye. Yego. Ndunguruka. Komeze? Yekomeza. Nuko ndeba mubaswa. Ngo yarebye mu baki? Mubaswa.
aha akuye umugabo, hanyuma yitegereje umugabo yari yubatse inzu imeze nuko ndeba witegereje mu basore, narebye he ariko dufata vuba mu baswa, aha hanyuma nitegereza mu basore mbona umusore utagira umutima. Nushaka gukiraho buriya hepfo yaho wahumva ibindi. Jewe umunsi umwe nari ndi iwanjye mu idirisha ry'inzu yanjye. Yego. We don't know what kind of this window. Niba ryari ryo ku cyumba, niba ryari ryo kuri salo. Ariko idirisha ndekureba ahantu riba riri. Ariko imvura mu kuyumva we. Ni ka kazu ko hejuru y'akandi y'izindi yanga bikunda ahantu hari hejuru. Hari hejuru kuko yitegereje mu baswa. Nitegereje mu baswa. Abona naho abasore narebye mu baswa. Mu baswa narebye. Yego. Hanyuma nitegereza mu basore. Come on. Ndafashijwe. Mu baswa narebye mu baswa. Ariko nitegereza mu basore. C'est-à-dire regarder et trouver. Natindije amaso mu basore nararebye, mbese nacagamo bitisha imboni gusa birukanka ncishaho amaso. Ariko ngeze mu basore ngira nte mu baswa nacishije mu baswa nacishije amaso, ariko mu basore ndahatinda kuko niho nabonye iki, umusore utagira umutima. Bivuga iki rero? Uyu musore ari ari mu baswa. Uyu musore ari mu baswa kuko byansabye kureba ku mutima. Yari mu baswa, ariko ntiwamumenya utahatindije iki, amaso. Niyo mpamvu dukeneye kureba. Ngicyo icyo nashaka kukubwira, ngo nkumvishe ikintu cyitwa ubuswa, baswa. Ubwo noneho bivuga ngo kuba abasore ubikuriye bya none. Yego. Wasanga ari abasore b'inkurabusa, yarabonye. Yego. Ibipantaro binagana birereta, ariko barize kandi bize, ndetse bize Harvard. Bose ntawe uti ngonda, bose amaso areba neza. Yego. Bose bumva neza. Yego. Bafite za imanite cyangwa za lisansi. Yego. Ariko ikibazo cyabo, yego, bafite ubuswa. nta n'umutima wabo. Yego. Ntawo pe. Ntawo. Ubwo mpise ntekereza noneho rero impamvu yo gusobanukirwa. Ese umuntu ashobora kugira kumenya ariko nta bwenge? Ni koko bagiye Harvard baramenya, ariko ashobora kumenya, ashobora kugira ubwenge, ariko ashobora kugira ubumenyi ariko nta bwenge afite. Nicyo kibazo nari nakubajije. Nakubwiye ko ubumenyi rega ni adaptation. Yego, kumenya kwigana ibintu, no gushakisha. Neza bagira ngo ubu bahungu bose bajya gukina ibisoro na biyari byose, yego, bari bivukanye. Hoya ntago bari ijambo rivuga ngo ihene mbi ntuyizirikaho inziza. Kuko ubu ngubu buri muntu urebye ibintu akunda, yego, wasanga adakunda ibyo yaboneye iwabo. Yego. Byatewe n'ikigare agendamo. Yego. Urumva ko ubumenyi bwe bwayadabuse, biyadabuta ku bindi no ku bandi. Yego. Ubwenge umumaro wabwo ni uwuhe? Yego. Nukuvuga ngo ariko ibintu nirimo niyadabutaho bizamarira iki? Niyo ubwenge burera ubumenyi. Yego. Bwabubuza ubwenge, bwabuza ubumenyi kwiyadabuta ku runaka. Yego. Ukundwa we ntukigana iki, ujye wigana icyiza. Haleluya. Yego. Mwigana Imana nk'abana bakundwa, mugendere mu rukundo. Yego. Donc ubwenge bubereye aho ngaho, ni mukuru w'ubumenyi n'ubuhanga byose. Ubwenge bwuze mbere. Okay. Ubu noneho rero abantu badukurikiye basobanukirwe yuko birashoboka, ahubwo ukundwa we igane icyiza, we kwigana ikibi. Ndabashimiye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Akavura karasa nk'akagiye kurwa, katangiye kujojoba. Kadusabe umushumba asenga Imana tusoza, kiretse niba ari akandi yakongeraho. Akandi nongeraho kiretse ako ngako. Yego. Mumenye kwigana icyiza, mwe kwigana ikibi. Amen. Nibwo ubwenge bwanyu buzagaragara ko ari ubw'ukuri. Amen. Nimutabukoresha ngo barinde ikibi, n'ibyo muzi by'ubumenyi bizapfa ubusa.
amen. Nasenga turasoza. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu kubw'ikiganiro, amagambo yose waduhaye, turasenga ngo azagirire umumaro abazayumva, kandi ukuboko kuza kw'Imana kubane natwe, n'izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen.